we kwiheba Imana yawe irakuzi we kuvuga ngo mbese uzarya iki ese uzambara iki Uwiteka ajya kukurema yarazi ko ukeneye kurya no kwambara niyo mpamvu akubwiye ati we kwiheba ati we kwiheba Imana yawe irakuzi uraza gusaba ngo bakore umuceri abana banjye bakabura ntabwo umuntu atanga icyo adafite utanga nawe icyo ufite ngo urarekuye uratanze ariko nyine ugutanga ku byo ufite ndamusuje ubwo nabona n'iki kiganiro azanshake tuvugane nanjye bihagaze akirasha Pastor Mutesi burya hari umuntu wigeze kuvuga aravuga ngo ni bano bakomediye ako kantu ndakibutse n'umukomediye umaze gukomera ntabwo namuvuga mu zina umuvuze se wabi akamuvuke ni Nzabi numvise abantu bari kuvuga ngo Nsabi ngo yigaze gusaba ngo umukomediye umaze kuzamuka runaka ni Clapton Kibonge Kibonge urabyivugiye none sivyo ndaramusaba ngo amufashe nyine amuzamure ngamuca amazi ngaravuga ngo niba Imana yarakurongesheje ikaguha fasha n'abandi yego iyo niyo mirimo uzasiga mu isi byibura wanapfa imfubyi ikakuririra umukene akakuririra bati Imana umujyanye yari yarangaburiye yari yaranyambitse umujyanye umwana wanjye ntigeze abura school fees ntigeze abura ikayi nyine iyo mirimo wamukene ari kure cyangwa yamfubyi iyo mirimo iragenda igakomanga mu ijuru Ikaze mwese mudahwema ko twereka ko mudukurikiye gatanu kandi cyangwa se mukanarinza twizere ko meze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi turaho turashima Imana mukomere cyane turi bazima turi amahoro turi kurya tukaryama tugasinzira tubikesha Imana ariko tukabikesha n'ubundi nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame burya niwe Imana yanyuriyemo kugira ngo igihugu kigire umutekano amen amen hanyuma uratangira wibwira abantu badukurikiye nitwa Sifa Marie Jose ndi umubyeyi w'abana 4 n'umugabo birumvikana sengera muri ADPR Mahoko ubwo ni Rubavu Imana bagirire neza ufite ibintu bitatu ndi kubona nshaka ko tuvugaho icya mbere ni uburyo wambaye icya mbere ni uburyo wambaye wambaye neza pe merci beaucoup icya mbere iyi myambarire uyikesha ndi imyambarire nyikesha Mama Shadadi Mama Shadadi rwose ariko muri rusange mbikesha Imana nyine birumvikana ariko Mama Shadadi niwe wanyambitse niwe kwambitse uko ni ingofero ni igitambaro aka ni akagofero ni ubwiza bw'umugore ni ubwiza bw'umugore iyo style iri ku ruhande ivuga iki aka gastire na karimbo nakarimba ibintu by'abagore rero bafite ibintu byinshi nyine umugore Imana ijya kumurema yamuremanye ubuhanga bukomeye buriya ushobora kubana n'umugore wowe uri umugabo ugatunga ikoti rimwe watunze ng'imyenda igera mu 10 kuko biriya yaravuze ngo kwifuza ko umugore guhora ku mugabo umugore Imana yaravuze ngo ni ubwiza bw'umugabo ubwo bwiza rero buhora bushaka guhora buri bushya niyo mpamvu kano uruganda rukora ibintu by'abagore ruhora ruhinduranya buri gihe kuko narwo ruzi ko abagore bakunda kwambara neza abagore ahantu bari hose bakunda kugaragara neza umugore uzakubwira ngo ntabwo akunda kugaragara neza azaba akubeshya
aza ari kwishushanya ni ukuri azaba ari kwishushanya abagore mwe mu byumba ntawe uzongera kunshushanya kwishushanya ni icyaha hanyuma aho turi ku myambarire nakubwiye ko hari ibintu bitatu nabonye kuri wowe nshaka ko tuvugaho imyambarire wambaye ikanzu nziza si ikanzu iyo bayita gute ni garabubu iri sempe nyine ubwo umuntu uri kutwumva n'udukurikiye ku mashusho azajya kudodesha garabubu kwa mama Shadade arazizana rwose abazifite ndanamwamamarisha azangurira agafanta dore abyibuke uzakimuye ikiganiro nzakimuha icyo ni icya mbere icya kabiri ni umusatsi muri ADEPR uwo musatsi bite na ADEPR ni ukuvuga ngo biriya yaravuze ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi ariko muke ariko njye nkunda umusatsi pe nkunda umusatsi ariko ntabwo nkunda umusatsi nkunda gusuka kugira ute dogitine y'itorero ryanjye ntabwo ribyemera gusuka birumvikana ariko njyewe nkunda umusatsi nyine uri naturere ubwo ni naturere ariko buriya se umusatsi warinze ugeraho utagiye oya wapi ni uko uwitaho nyine kwita nakubwiye ko umugore agomba kwiyitaho ugomba kwitaho buri kimwe cyose kikuriho kugira ngo ugaragare neza ukegeka icya gatatu rero kugira ngo duhite dukomeza n'ikiganiro icya gatatu ako kantu ufashe mu ntoki aka ngaka akano bakita akavani ni akavandarateri kagendanwa sana numva akira abadamu b'abakire rwose mwaraneze ntabwo ari ubukire akasi nawe nkikagusubira ntabwo ari ubukire ahubwo ni ukumenya ese ngeneye iki ngange ni urugero ndi umuririmbyi icyo ni icya mbere icya kabiri nkunda kuyobora ibirori MC yego mba MC cyane mu makwe yakada gute se ubuyemusi bino by'ubuyemusi nyine bisanzwe ngewe nyobora amakiceni pati y'abarokore tabayayobora cyane ni njye uyayobora muri Rubavu rwose baranze y'abarokore kubera twebwe abarokore ziriya ndirimbo twita iz'isi nyine tuzita iz'isi sinzi nyine kubera ikinyarwanda zita sakina ariko twe ntabwo tuzemerewe kuzikoresha rero niyo mpamvu iyo ufite kitchen party w'umurokore unakenera umuyemusi w'umurokore ariko si kitchen party gusa n'ubukwe busanzwe ndabuyobora rwose ukavuga biriya bya wa data mwiza nabonye ufite ndabishobora nabonye abantu baje bikoreye nize letre kandi mu bintu twize muri letre bijya byose n'imisango n'ibiki byose turabyiga kuvugira inka turabyiga amazina y'inka turayiga nabifashe se gute mbwira amazina abiri y'inka ariko niko bavuga ariko niko bavuga amazina y'inka ngiye kuvuga rimwe wowe nturivuge muyo uravuga sine inyambo ese ibyo ntabirenze ikintu cyose umugabo yakora ni ukuri n'umugore yagishizeho umutima yagikora ntazagire umuntu ukubeshya ngo umugore ngo ntiyakora ibi nta bagore ubona bubaka amahetaje se hano mu mujyi barayubaka kandi ari abagore umugore se ntabwo babona bari ku rugamba bagiye kurwana n'umwanzi umugore se ubona ntari pasiteri bivuga ngo rero ikintu umugabo mu itorero ryanyu rya ADEPR barabimitse barabimitse hari abantu bavuze ngo biriya bintu ntabwo ari byo ariko njyewe numva ko Imana Yesu aza kuducungura buri kimwe yari icyemeye ko umugabo icyo azakora n'umugore azakira ako handitse ngo umugore acecekere mu iteraniro ntabyo uzi ngo ushakire umurongo simbizi kubera njyewe ntabwo njya nsoma Bibiliya yose ngo nyirangize ariko njyewe nzi ko icyo umugore yemerewe umugabo yemerewe birumvikana n'umugore yagikora yagishizeho umutima oya ariko nibyo kuko none se ntujya ubona abagore ku rugamba
cyane bari kurasana kandi nicyo kintu gikomeye. icyo kintu gikomeye Ushyira ubuzima bwawe mu mukaga uti rupfu ndaje. none niba umugore yafata imbunda akajya ku rugamba umbwira ute ko kuvugira inka cyangwa kuyoboka ubumeye musimu uko atabishobora biroroshye cyane ni simple. Abantu baguhamagare uri tayari kwe musinga ubukwe kuzi gute batampamagara wowe ahubwo ni bamakazi baguha akazi ibintu byose babishize umutima wabikora. ntacyo uraza gutanga nimero turi kugana ku musozo. Hanyuma si abantu bakuze cyane bakuze nk'umuhanzi. Njyewe bundi nzwi nk'umuhanzi nta nibyo nashizemo imbaraga cyane. Umuhanzi ndi umuririmbyi. Ariko abantu bari kuvuga ko wazimye si abantu bari kuvuga ko wazimye. Narazimye nyine nari maze igihe narabyaye. Nari ndi kurera ariko vuba banyitege. Warazimye uzi ko uheruka indirimbo ryarira kera ndebe inshyashya kera cyane inshyashya buriya si we kwiheba. Niwe kwiheba. Ewe mani imyaka imaze n'igihe kirekire uzi kwitwaza umwana ntabwo umwana yatumye uzima. Umwana arimo buriya umwana ni ikintu gikomeye. Fata igihe cyo kumutwita fata n'igihe cyo kumubyara n'igihe cyo kumurera ngagere kuri rwa rugero arabasha kurya akafata igikoma cyangwa se amata. Kandi buriya umwana ni ikintu gikomeye. Umuririmbyi w'umunyarwanda yaririmbye ngo umwana ni umutware. Ushobora gutekereza ko umwana uzamubyara yagera ku mezi 6 agahita anywa amata wakayanga. Ako se wabura n'umwanya nk'iminota nk'ingahe cyangwa amasaha nk'angahe ukajya muri studio ugakora indirimbo? Oya uko byagenda kose nta kintu kindutira umwana. Umwana wanjye agomba gukura ngamanza namwitaho ni ukuri ngabona ngakora ibindi. Nshobora kumusiga ari mutoya nabyo bikamutera ikibazo. Ikintu cyagera ku mwana wanjye cy'ikibazo njyewe kiza kiri ikibazo gikubye double. Niyo mpamvu. Hanyuma si ugira gutya ukora indirimbo we kwiheba, ariko we kwiheba ni indirimbo itamenyerewe, ntabwo imenyerewe mu Rwanda. Buriya buryo bw'imiririmbire wakoresheje ntabwo umenyerewe mu Rwanda. Sinzi niba warabanje, niba ibyo banje ari ikivugo, niba ari simbizi ibintu naba yango we kwiheba kuvuga ngo nyine nabanje introduction iravuga amagambo nyine utari kuririmba nyine ukavuga mu magambo uvuga abantu bafite ibibazo bitandukanye. None se biriya kuki utabishyize mu ndirimbo nyine ahubwo ukabanza kubivuga mu magambo wagira ngo uri kubwiriza? Nyine umuhanzi rero buriya umuhanzi ni umuntu ukomeye ushobora kuba afite ibitabo binini mu mutwe we utabasha kubara. Urabyemera cyane ngo umuhanzi yagiye guterura indirimbo cyangwa se igihangano ashobora kubizana nawe ubwawe ukavuga ati se uyu muntu yari gutekereza ibiki kugira ngo akore bino bintu byose. Kandi nanjye aricyo ndi kukubaza, aricyo nibajije. Umuhanzi arahanga kubera mudarimo ikamumotiva ibintu byinshi umuntu atabasha gusobanura. Nawe ubwe ya mudu amaze kuyivamo ushobora kubimubaza ibyo bintu byagenze ntagusubiriremo. Ariko nari mfite amagambo menshi nari numvaga nshaka gusobanura uburyo abantu batagomba kwiheba. Nshaka kwisobanura neza ngamanza nabisobanura mbere yaho ngabona nginjira mu ndirimbo. Yego. Hanyuma ukora buriya buryo abantu batamenyereye wowe wari wabukuye kuri indi? Buriya buryo akenshi bumwe nari nabwikuyeho. Buryo nari nabwikuyeho ubundi mbukura ku bandi n'ibyo mbona. Wabukuye kuri indi? Si karame wabwikuyeho gute? uvuga ngo hari igihe cyageze kuko icyambere wenda sinzi niba utari kumva ikibazo cyane. Wowe uburyo wakoresheje utanga message ubwira abantu ngo be kwiheba ntabwo ari uburyo bumenyerewe mu bahanzi. Nushaka uherekera muri gospel ugeze uyu munsi
nta muntu wari wakora ikintu nka kiriya hafi umunota cyangwa iminota 2 ari kubwiriza mbere y'uko indirimbo itangira kandi ubutumwa bukumvikana yashaka gutanga. Yego. Wowe nyine wabikuyehe n'iki cyatumye ubitekereza kuri iyi? Ni ukuvuga ngo njye impamvu nagize ibintu byinshi bituma mvuga kuriya wanjye bwanjye nabanje kwiheraho. Ndibuka ari igihe ugira uhishurirwa muri wowe ukabona Imana iraguhishuriye pe ubuzima bw'abantu babayemo niyo utabireba fizikali wowe mu buryo bw'umwuka ushobora kubibona ukareba ukuntu ubuzima bw'abantu babayemo ukuntu bugoye muri iyi si n'isitarago. Nakuruye icyambere navuze uburyo ki umuntu abyara ukibaza ati se aba bana bazarya iki? Uretse nawe ubwo yo kubyibaza ari n'ukubwira agatinyuka ababwira ngo mbese aba no kubyara zabaremesha isoko. Akakubwira iryo jambo kandi ibyo bintu wabivuzemo mu ndirimbo. Nabivuzemo hari agace kavuga ngo wowe kwibaza ngo mbese abana bawe bazigute bazambara iki bazarya iki? Uwiteka ajya gushira urusoro mu nda burya yarazi ko abo bana baziga bakarangiza bakagira n'imibereho myiza. Rero nyine ari gihura n'icyo kibazo umuntu akabwira ngo abo bana uzabashirayo uzabaremesha isoko kuko byaragura kandi wa muntu ukubwiye icyo nta na rimwe yaguha n'igiceri cy'ijana wapi mbese amaze guruka kwinjira mu buzima nawe ukiheba kavuga ati se koko ugasuzuma umutima abo bana nzabaha iki koko? Ariko naje mbahumuriza mbabwira ngo Uwiteka ajya gushira urusoro mu nda azi ko abo bana baziga bakarangiza. Ariko si aho uvuka uri umwana wa kangahe? Kangahe siko ndi umwana wa 5. Nagize ngo uri nka Nyandwi. Mwari muri bangahe mu rugo? Mu rugo twari turi abana 9. Apfa 2. Aho wasigira 7. Imana baheruka ridashira. Amen. Yego. Hanyuma iyi ndirimbo nta kuntu ishobora guhura wenda n'ubuhamya bwawe ukaba warayikoze ushingiye nko ku buhamya wenda? Aho natangiye nkubwira ko nanjye nihereyeho. Akenshi umuhanzi burya n'abantu basakira ushobora kubiriri 1/2 cyangwa 1/3 kiba ari ibye. Ubwo ko King James yawe yaragowe nukuri Mana yanjye we ibyo kubwira nukuri. King James aramuzi ndamuzi cyane nukuri arimba ngo wanzanye mu rukundo yageze uransiga ngo ni icyo utabona ko mbikwereka nose ko tutabona ko nyine afite ikibazo nyine impamvu avuga ayo marangamutima ye ashobora kuba ari umuntu wamukoromekeje. Umuhanzi arabanza akibwira yarangiza kwibwira agahita birinduka akatabwira wa mugenzi we nawe ufite ikibazo ngicye. No muri gospel umanza wowe ubwawe wibwira uriya ni ukuri ntabwo ari ukukubeshya. Indirimbo irimo amavuta cyangwa se irimo umwuka wera muri gospel ushobora kuyumva kumva uyu muntu yari arimo umwuka wera. Hari umuhanzi ngunda Daniela ndamukunda. Daniela wa James? Daniela wa James ndamukunda ku buryo utabyumva. Aririmba indirimbo kumva ubwe yabanje kumva ibyo agiye kuvuga ukumva nyine ubwe ibyo ari kuvuga arabifite arabibitse kandi bikanamugaragaraho. Ni ukuri bikamugaragaraho. Hari abantu bajya bavuga ngo ijambo ry'Imana riravuga muri rusange ngo tuzabwirwa n'imbuto zabo. Buriya icyo umuntu atanga bigaragara ko agitanga gifite. Ushobora kubona ko ntabwo naguhaye bakure y'umuceri njye ntawe nsigaranye. Ibyo bintu usuri kubyumva buraza gusaba nkaguhaye bakure y'umuceri abana banjye bakabura. Ntabwo umuntu atanga icyo adafite utanga nawe icyo ufite ngo urarekuye uratanze ariko nyine ugutanga ku byo ufite. Ntabwo ari ibintu uri gusaba ahandi ku ruhande. Ariko umuntu akubonye ko usiko ndi kukureba rimwe na rimwe nkibagirwa nkagira ngo ni Pastor Mutesi turi kuganira. Pastor Mutesi namwigezaho
none se reba ukuntu wambaye, reba ukuntu uhagaze, urebe n'ukuntu ndamusuje. Ubwo nabona n'iki kiganiro azanshake tuvugane nanjye bihagaze akira sha Pastor Mutesi. Burya hari umuntu wigeze kuvuga aravuga ngo ni bano bakomediye, ako kantu ndakibutse. N'umukomediye umaze gukomera ntabwo namuvuga mu zina. umuvuze se wabi akamuvuke ni Nzabi. Numvise abantu bari kuvuga ngo Nsabi ngo yigaze gusaba ngo umukomediye umaze kuzamuka runaka. Ni Clapton Kibonge. Kibonge urabyivugiye. None sivyo. Ndaramusaba ngo amufashe nyine amuzamure. Ngamuca amazi ngaravuga ngo ntabwo bari ku rwego rumwe, ariko impamvu uzaka Mutesi ndakagarukaho. Igihe cyose uri mu isi ugihumeka, niba ushoboye gufasha umuntu mufasha utitaye kuri umusitari. Umusitari si niki biranarangira birasa n'ibiki. Ni ukuri fasha umuntu kuko uri umuntu nyine. Kuvuga ngo umuntu ni izina rikomeye, umuntu ararangira. Ikintu gisigara ku muntu ni imirimo ahubwo. Bagasigara bavuga ati ariko yari intwari we, yari intwari we, yakoze ibi mu Rwanda. Tujya twibuka intwari zakoze ibikorwa zigakura u Rwanda mu makuba. Izo ntwari turazibuka, tuzahora tuzibuka, turanazizirikana forever. Rero niba ushoboye gufasha umuntu mu gihe runaka, niba gusabye ubufasha utitaye icyo uri cyo, mufasha. Ubwo rero mvuze ku kantu ka Mutesi, mvuze ngo dusuhuze, murabiseka nkazansuhuze, ariko bazanshake. Kandi buriya nyine ashobora no kumvugisha, birashoboka. Ariko yakuvugisha da, yakuvugisha birashoboka. Kandi iyo ubonye umuntu ugukunda uwo ari we wese uzihutire kumushimira. Cyari ikintu umuzi wundi, uramuzi, uramukurikirana? Mutesi ndamukurikirana. Ndamukurikirana Mutesi. Njyewe ntabwo buriya kuri social media wirinda guhubukana bigiyeho. Hari ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho, ariko njyewe na kimwe mfata nk'ukuri kuko sinamufashe. Ntabwo nirinda gucira umuntu urubanza, ariko muziho ko ari intwari. Burya iyo bakuvuze ikintu rimwe kabiri gatatu, wowe ugahatana ukavuga ngo purpose yanjye nyigereho, uri intwari. Nuko reka tugarukire kuri kariyeri yawe y'umuziki. Umuziki sindakubaza ngo utangiye ryari, ahubwo turafatira aho bigeze. Umuziki uyu munsi kuri wowe uvuze iki? Uri guteganya iki nyuma y'uko ukoze indirimbo ikamara hafi imyaka 2 utaraduhina, kandi indirimbo nziza, ariko sinzi impamvu nabonye itararebwe cyane, sinzi impamvu. Kandi ni indirimbo nziza cyane cyane cyane, yitwa Wowe Kwiheba. Abantu bagende bayirebe, bayumve, bongere bayirebe, banayisharinge igere kure. Hanyuma uri guteganya iki? Niki kintu ugiye gukora muri iyi minsi? Ngiye gusohora izindi ndirimbo. Ngiye gukora izindi ndirimbo, birumvikana, kuko umwana mfite amaze gukura. Ubu namusiga ntibingore cyangwa ngo nibaze ngo araza kurira, kuko ashoboye kurya, ashoboye kunywa. Namusiga nkajya gukora indirimbo. Ubu ngiye gukora indirimbo, birumvikana. Hari izo watangiye kurikodinga cyangwa biracyari mu bitekerezo? Ubu nari mvugiye mu bya makorari. Hari igihe mfata umwanya amakorari ngayandikira indirimbo, amakorari atandukanye muri uru Rwanda. Ngabandikira indirimbo, nibyo nari mbugiyemo. Ariko njyewe ngiye gukora, kuko nyine indirimbo ndazifite. Kuzihimba se nabo turi kuvugana ko nahimba indirimbo. Ariko icyo nzi cyo ntabwo uragenda utadukubise kapera. Oya, ntabwo nagenda ndayikoze. Ntabwo wagenda utaririmbira rwose, ntibibaho. Kandi ubwo turi no kwegera umusozo, niyo mpamvu nganishije aho ngaho. Ariko mbere yuko tujya mu byo kuririmba, kuko uramara kuririmba dukorozinga ikiganiro, ndashaka kugira ngo ugire ubutumwa utanga ku bantu, yego, bijyanye n'impamba nyine.
njyewe impamba nahereza abanyarwanda muri rusange n'abari hanze ndakeka se bajya bababona se cyane n'abari hanze muri rusange umuntu muri rusange nababwira ko igihe ufite uburyo bwo gukora, niba ufite uburyo bwo gukora ndavuga niba ufite ubushobozi bw'ikintu icyo ari cyo cyose gikoreshe mu gihe cyawe, ukwiye gufasha ukeneye ubufasha umufashe, kuko umuntu ararangira nk'uko nabikubwiye hagasigara imirimo. Wibanire n'abantu neza, kubana n'abantu neza hari icyo bisaba. Byumvore ibyo ngo bibana niziki niko Byumvore yavuze, ndetse ko bitagombera amashuri n'amafaranga, kubana n'abantu bikunaniza iki? Niba ushoboye kubana n'abantu bana nabo neza amahoro, were gushihurana muri sosiyete ngo bamenye ko ari nari wowe mubi. Burya iyo ugeze muri sosiyete ukabona abantu bari kukwinubwa, ufite ikibazo ushatse wagikuraho. Noneho ndajya no ku buryo bw'ubushobozi imbaraga z'amafaranga, niba Imana yarakurongesheje ikaguha, fasha n'abandi. Iyo niyo mirimo uzasiga mu isi, byibura wanapfa imfubyi ikakuririra, umukene akakuririra, bati Imana umujyanye, yari yarangaburiye, yari yaranyambitse, umujyanye, umwana wanjye ntigeze abura school fees, ntigeze abura ikayi. Nyine iyo mirimo wamukene ari kure cyangwa yamfubyi, iyo mirimo iragenda igakomanga mu ijuru, Imana ikakwakira. Amen. Ujya abantu duha impamvu ikomeye, gufashanya, gukundana, kubana neza, ni ubutumwa bukomeye cyane. Hanyuma Sifa, hari ijambo uravuga kuri Mutesi nk'umuntu wagarutseho mu kiganiro, wavuze uti yamamagara tukavugana, hari nk'ikintu wumva mwakakwiye kuganiraho wowe nawe, cyangwa mwakorana indirimbo, cyangwa tubwire aramutse aguhamagaye ni iki mwavugana? Ikintu twavugana mbere na mbere namushimira uburyo kazi kwihangana. Anamamagaye hari n'ibindi gihe ndavugira kuri mikoro namubwira byibanga ntabwo ari ngombwa byose ngo bivuge, avuga uziga. Okay. Hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu. Turabashimiye ko mwabanye natwe. Ni Sifa, ni umuhanzi ufite indirimbo nziza cyane, harimo indirimbo nziza cyane nakunze nanjye yitwa We Kwiheba. Mugende muyumve muyisharinge abantu. Hanyuma rero akimara kuririmba akana agiye kuturirimbira, urahita turangiza ikiganiro. Twagiye Sifa. We kwiheba, we kwiheba, Imana yawe irakuzi. We kuvuga ngo mbese uzarya iki, ese uzambara iki? Uwiteka ajya kukurema yarazi ko ukeneye kurya no kwambara, niyo mpamvu akubwiye ati we kwiheba, ati we kwiheba, Imana yawe irakuzi. Ibibazo byawe bibwira Uwiteka, ingorane zawe zibwira Uwiteka, kuko ari umenya ukuntu uzabaho, ni nawe umenya uko bizarangira.